Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwafunze uno mugabo witwa Habiyaremye Zakariya wamenyekanye nka Bishop Gafaranga. Muramizi yari umukomediye akunda gukina filime ariko yitwa Bishop Gafaranga. Uyu mugabo akaba ari umugabo w'imyaka 35, akaba yari yarakoze ubukwe n'uyu mugore witwa Murava Annette. Nk'uko mubona bari bafitanye umwana ukiri muto cyane. Uyu mugabo rero akaba yarashatse kugerageza kwica uyu mugore. Nk'uko biri gukomezwa bivugwa n'ababikurikiraniye hafi, ni uko uyu mugabo yari afite imyitwarire mibi cyane mu rugo, kandi rwose byagaragaraga hanze wabonaga ko ari umuntu w'umunyabwenge w'umufilozofe, ariko akaba yarashatse kugirira nabi umugore we nk'uko akurikiranwe na RIB. Gusa RIB nta kintu iratangaza ku byaha akurikiranweho, ariko ikintu nyamukuru akurikiranweho ni uko yagiye ashaka guhoza ku nkeke umugore ndetse no kumuhohotera, ndetse n'ihohotera rishingiye ku gitsina. Ndetse ubwo byari ku itariki 27 z'ukwezi kwa 4 2025, uyu Bishop Gafaranga akaba yarashatse kwica umugore we ubwo yamukubitaga cyane bikomeye, akagira ngo yapfuye, umugabo akamusiga ahangaha ari intere, ndetse umugore akaza gukanguka atanga ikirego muri RIB. Uyu Bishop Gafaranga rero akaba yarabanye n'uyu mugore ari umudivorce. Uyu Bishop akaba yari umudivorce, ndetse uyu mwana w'umukobwa muramuzi yari umuramyi. Annette ari umuramyi cyane mu rusengero rw'Imana. Rero aza kwibeshya kuri Gafaranga. Murabizi ko iyo abantu badivorusheje akenshi batanga amakuru atariyo. Buriya wenda hari uburyo yamuhaye amakuru akamubwira ati umugore wanjye yaramuhoteraga, yanzizaga ubusa, yagiraga gute. Nyine urumva nta muntu wakwivuga amabi igihe ashaka umukunzi. Ariko abantu benshi bakamugira inama bakamubwira ati mukobwa, uyu mugabo rwose ni umugome, ntabwo wamenye icyo yapfuye n'umugore we. Cyane cyane ko abantu benshi bavugaga ko Gafaranga ari umuhehesi cyane, akunda abagore ku rwego rwo hejuru. Ubwo rero Bishop Gafaranga abana n'uyu Annette, ndetse yageragezaga gushyiramo inyuro nyinshi igihe cyose agiye kubwiriza, akavuga ati mwavugaga ko bitazakunda, mwashatse kubwica, mwavugaga ko atanyemera, mwavugaga ko muhenze, ariko ubu ngubu turabana. Ariko bamaze kubana, amakuru avuga ko Bishop Gafaranga yanze ko Annette yongera kuba mu murimo wo kuramya no guhimbaza, ndetse akajya amuhohotera cyane, kuko ababonaga Annette bavugaga ko atongeye kunezerwa kuva yabana na Gafaranga, ko yahoraga ameze nk'umuntu ufite amarira mu maso, kandi agahora ameze nk'umuntu utishimye. Nubwo Gafaranga we yashakaga kujijisha mu bantu, agashaka ko Annette agaragaza ko ari mwiza, agaragaza ko ameze neza, agaragaza ko babanye neza. Hari ukuntu abantu nyine b'abanyamanyanga bajijisha mu bantu, ati ngaho zana akabizu, zana itama, nkoraho, akajya amwikoreshwaho, ariko yaraye amukubise, yaraye amuhohoteye, yaramuraje ku nkeke. Abagabo nk'abo babaho, ndetse abantu b'abanyamanyanga burya ntabwo biba muri filime gusa, binabaho. Hari abagore bakubitwa bagahohoterwa, ariko ugasanga abagabo babo mu ruhame barijijisha bakigira abantu beza, ariko mu by'ukuri urugo rwaraye rushya. Niho byavuye iriya mvugo ivuga ngo zirara zishya ariko bwacya mu gitondo zikazima. Ubwo rero Bishop Gafaranga ubwo yamaraga gukubita uwo mugore we, nibwo umugore yatanze ikirego mu by'ukuri. Ariko biravugwa ko n'ubundi umugore wa Gafaranga wa mbere n'ubundi ntabwo bari babanye neza. Gafaranga nawe n'ubundi yaramuhohoteraga, ndetse akagerageza kumwereka ko batari ku rwego rumwe, Gafaranga amaze kubona amafaranga. Gusa Gafaranga yari umuntu ugerageza kwerekana mu bantu ko adashyigikira abantu bishyira hejuru, adashyigikira abantu b'abakire nyine bigira abantu badanje, kuko akenshi yaravugaga ati n'ubundi mwese tuzapfa, tuzabora, ati ninde mukire uzahambwa mu nzu n'amagorofa afite. Nyine ashaka kwerekana ko mu by'ukuri adakunda abantu bishyira hejuru, ariko ababicungira hafi bagaragaza ko Gafaranga ariwe muntu ubaho wishyira hejuru, ndetse umugabo wishyize hejuru akanga umugore we, agata umugore ufite abana be kandi yaramukundaga cyane.
muri iyi minsi rero bireze ubwo umuntu amara kugira amafaranga agahita ajya kwaka divorce, agatangira kubona ko uwo babana batakiri ku rwego rumwe. Ibyo ni ibintu byeze, ibyo ni ibintu bizwi, ariko ntabwo bikwiye kubaho, ntabwo byari bikwiye muri sosiyete nyarwanda, ahubwo umuntu yakagombye kubona amafaranga agateza imbere mugenzi we, akamufasha agatera imbere ndetse agateza imbere urugo rwe. Ntabwo bikwiye rero ko umuntu abona amafaranga ngo ahite abona ko uwo babana bataberanye, uwo babana batari ku rwego rumwe, nk'uko Gafaranga cyangwa se n'abandi bantu bameze nka Gafaranga bajya babikora. Ntago bikwiriye. RIB rero ntabwo iratangaza byinshi ku byaha Gafaranga akurikiranweho, ariko buriya tuzagenda tubimenya gake gake tunabibagezaho. Gusa nk'abantu b'abakirisito rwose ntabwo twari dukwiye kujya tuzana intonganya mu ngo, ndetse no kuzana amahane mu rugo, no kuzana ibintu by'ubwicanyi n'imico mibi, kandi ukajya kubwiriza abantu ugasoma Bibiliya ukavuga ijambo ry'Imana, ariko mu by'ukuri ijambo ry'Imana ndetse no kubwiriza byakagombye guhera iwawe mu rugo. Wakagombye kubanza kubwiriza ab'iwawe mu rugo mbere y'uko ubwiriza abandi bantu bo hanze. Banza ubwiriza abawe, banza ubwirize abo utunze mu rugo, ubwirize umugore wawe, ubwirize abana bawe, ubwirize abakozi utunze mu rugo, ubwirize abaturanyi, ubwirize aho ukorera, hanyuma ubone kujya kubwiriza rubanda nyamwinshi. Nawe ubwawe umanze wibwirize. Umuntu aramanza agahinduka ku ngeso, akamanza agahinduka ku mico, noneho yarangiza akabona gufasha abandi guhinduka. Ntabwo ushobora gufasha abandi guhinduka wowe ubwawe utari wahinduka. Utarahinduka ku ngeso, ntabwo wabwira abandi ngo ingeso zabo zihinduke, kuko ibikurimo, umwuka ugusohokamo niwo ugenda agahindura ba bantu. Ntabwo umwuka ukora ari uwundi uturuka ahandi. Umwuka wera ukurimo niwo uherekeza ijambo uvuze, ndetse rikagira icyo rikora mu bantu. Rero Imana ibagirire neza, mukomeze kugubwa neza, ndabakunda cyane, kandi subscribe.